mu rurembo rw'itwaribukiro, aho ni isoko y'imburamumaro. Uramenye bagenzi kubajya Siyoni, bibujijwe kurara no gutinda gutura, bibujijwe guhaha mw'iri soko mureba. Uramenye turangwe n'ubwenge n'amakenga. Banyamugi hirya n'ino ntibarenga ahangaha, babwoba n'amagambo ntibarenga aha rwose. Mukaroti na Dema bayobeye aha hantu, na Esawu yatanze umurage ntiyarenga. Bamwe buriye inkike bakiyita abagenzi, basuzuguye irembo rirasukirwaho. Nibagera ahangaha bazaheranwa rwose, naho babwenge bw'isi nshuti za Farowoni, bamihango y'idini kwirarira na ndyarya, bazahaza bature bibagiwe gutaha. Ijoro rirakuze ndetse burenda guca, mumenye tume amaso ibyo kunzira byose. Reka twe gusinzira duhore turi maso, muramenye dutumbire ya nyenyeri idasanzwe. Umuntu avuga n'ukuri na mugenzi we, abafite icyo bapfa ntibikiranure. Idasobanya niyiranga abagenzi, abatuye imitwaro ku birenge bya Yesu. Bababariwe ibyaha, bababariye abantu, bose basize byose biyemeza gutaha. Bose basize byose biyemeza gutaha, ese dusige byose twiyemeze gutaha.